Kibi. Umva se. Zamburushete. Zambur. Reba hano sike. Reka mubwire rero ushaka. Urumva? Ngo yikura mu icupa ikagukura mu bagabo. Nimba ari aha bigeze. Kibi. Canga utaye. Nzoga nzize mare nyota. Cha. Oye kura mu icupa. Canga aguka muri iki. Canga utaye Kibi. Genda ntari. Bana ntari. Uko natako. Canga muri. Canga muri. Akiri ngina witwara. Yanjye. Canga utaye. Canga utaye. Ah, Ako ubundi reka genda. Ye nimba nyewe kirende nk'umugabo. Ndavuze ngo canga utahe. Kandi none kumva ko ndumugabo. Kubera iki wanyirukana nk'imbwa kandi ndisogera. Nangaraga Canga utahe. Cece. Tutakuvansi. Si usanje hangangiwe. Hano se ni kwa. Kwa nyoko mabera. Si usanje hangahasike. Navuze ngo nzavanga nkubise umuntu. Ufoze twatubaye neza hano kibazo. None wandeze reka nkuba. Usibye kuvuga ngo wanyirukana kandi. Wanyirukana nka. Besire. Nzakunywa primus ijuje n'abatakunywa numva barira ngo barakeri. Ugawe wibwiye ko ufite akabaro kumva ko wazusha amafaranga we kafurudo. Ibyo wamwe byose nyanayo. Wowe umuje akabari ariko nawe ngurusha amafaranga. Kuko reka nkuvuga no kugira ngo kwitwa akabari ni mama y'Imana. Nuko nuko nahaje. Akanyijya. Byari bimuvuga ngo umva. Sujira ukayeho. Ndagiye. Ndagiye ko akamubwiza ukuri. Ndabona rero akubwenda agakora mama. Igihe cyose uzumva yuko uzajya ufata amafaranga umaze kwishyura ukirukana umuntu. Kagenda shaka. Ndagenda. Nagenda. Utagira ngo Kara. Karango ni. Mukumunwa yangu murakabona ko namwezo. Kai nazoga mba namwe. Waranyiza ukamwe ngo ninde. Kumunwa yangu kuzira nimo. Shaka bwa. Iso nta kwanga kutena. Urakabwa. Gusku. Woo! Kama. Woo! Nacho wampa. Uko yanyana ko tunacho. Surungubu ibi bigori si. Ako bya bifite ibipepo mana yisi. Ari cyageraga dare basanga bano basubuze. Kano ntago tumukira. Ngo bayavye baraseka ngo nataye umutwe. Nibifuza kumera nkanje ntibazabibona. Turandinde tunuri. Ariko mureke mbabwire. Nuko kabigase ko nakeza. Ubwo nyine murimo guhungura muhekenya. Mukagira ngo uko byanganaga ntabwo mbizi. Nese ibigori bibisi umuntu arabizi. Mwekinyasha. Tukabihekenya. Muka. Mushyira muri ibyo bifu. Ejo noneho mwaza ngasanga uriya atangiye kuzana akaboko. Wowe byo ndabizi bere byo wararyubatse ntacyo navuga. Nta nicyo nakora. Kandi ibyo byose nakuzanye ungana na y'icyapa cyangwa ungana n'isigara 50. Ndakubeshyera.
muhekenye wambwira ko ibi bintu mbona ese ubwo ngubwo iyo nkoko yishe wavuga ko ari ibiki urimo none humura icyaha ntabwo ari icyaha ubundi icyaha ni icy'abantu ariko ubundi reka mbaza forome ubundi ntapfuye wamarira no kuwabara urumva mbese wowe uhinyuza imana mbese mwavuze ngo aho unyura mwashibase hasi ko tutaba twasangiye nawe wajya utaha byibura mugabo mwiza wajya utaha uvuga neza nyerere ngwe wajya ngo mwe mu mitego y'uko mwatega inkware cyangwa iki urumva tubishije ikibindi n'ubu bagishira we marejo si ijerekani we ko mana yisibije kwa iki mwitega wundi muntu kwa iki mwitega wundi muntu nako kuvuga ko wajya ureka papa ki njye nimba navuze ngo njye nzamena umuntu muto nyuma y'icyumweru kimwe ubundi nkiyongera undi uzi n'ikindi fata nyoko ibyo mwarebera ahantu fata nyoko umupira abandi kazi kubona ngo umuzigo wo kujya kubika ndavuze ngo fata nyoko ugatsinda agiye agasuzugura n'akantu mureba ukuntu mba mbabwira ibintu buhoro mukagira ngo mace namikaye ayiwe yavume murebe ukuntu mba musuzugura uyu munsi none agukomera uyu munsi uko byagenda kose foromina nagira ngo nkubwire ngo uko byagenda kose ndetse urimo kuvuga ngo rufuhuhe kibindi umugosore kubera ibirozi wirirwamo ibirozi wirirwamo ukavuga ngo umunike ugire gutya foroma ibi si ibigori ubwo byangana agasinkuza none se hari ibyo turiye hekenya we urantezeho n'umukobwa wa muranteze nikubita hasi inkoko yanjye irandamira irahuruje ivugije induru abaturage kugira ngo bahurure baze bantabare kubera ko ngiye kunyica sibyo ongera shaka ongera ubabwire shaka sawa ongera ubabwire ko mpfuye nipfa nawe barakurya nipfa nawe barakurya ariko papa muko ibintu uba wikora koko umwana kuriba nirihe somo ko kuri guhereza umwana sakuza nipfa barakurya ku izina ry'Imana ngaho ndebe nk'ubu koko uri kurinda utembagara werekeza iyo ngiyo waje ukajya mu nzu basi ukajya kuryama ni yande se mu nzu forome gakanda nkwe nawe vuza induru sha vuza induru kwanza wa mugana urambure reka nirukire wenda bakwica bwenyine ariko mana ushaka nabi we urugo rubi rwose ego Alphonse mva kuri kirifo muraho yewe yega Alphonse mamaze nyenyeri gitenye neza ubu ufite inkuru igurishwa rero reka nkusetse uyu mutaka rero ubu niyo ngushyiriye mu kamana ariko si amakuru y'iminsi amakuru se nanjye ni meza nanjye ibibazo bimereye nabi byihorere natwe biragoye muri iki gihe ariko hamwe no kwihangana byose bidufatanyiriza byose kuzana ibyiza ariko se amakuru ariho warayamenye ayahese kandi amakuru ariho kwa foromina nkusetse bimeze bite iyo nkuru irashyushye inkuru yasakaye ubu ni ukuvuga we ko itakugezeho ntabwo nari namenye akira rero zimeze zite
umukobwa we wa mukobwa we wa mbere aratwite n'undi aramunaniye Kagira inkuru rero. kari Marie Jose nyina agaseka agahakana za Marie Jeanne gusa baranze barananiranye ngo ahe rero ye ngaho nguko rero nase muraturusha iki Tarabarashiki ariko Kibindi abivuga Kibindi abivuga Furamena ntiyamahindaga umusazi akavuga ati si umwana nk'abandi agahakana nta bimweretse ku mugaragaro bose babireba ariko buriya bari abakobwa be burasi bakurikije ba nyirasenge abivuga isabivuga isera bivugaga ariko niwe bakegera karaha kajya none barabimwiritse ku mugaragaro bose babireba abivuga buriya none Forumina arajyahe ararenzaho iki unajyaga yirukanka hinga hirwaga agenda ku bandi ntiyirwaga ugenda ku bandi none dore abakobwa barabimweretse ku mugaragaro ubu ni indaya mu mujyi nizo zirwa zitega hirya no hino barabimweretse ku mugaragaro bose babireba none nta rwitwazo Rosine karame mama ndi hano se ko wagiye iyo ngiyo noneho wagiye kwakora Rosi karame ko wicaha uri mu biki ko rero nawe sinzi si ubundi reka maze nkubaze ko nijoro waraye uri kurira ukarara uri gusakuza nkumva uri gukorora nkumva uri gutsikimba wari wabaye mama ubuzima ndabuhaze usiko nabyumvishe nkumva sinzi ukuntu umeze ariko kubera nandi kumwe na Sekibi mbura ukuntu byuka nze murebe basi yaba namenyaga ahantu umukobwa ari basi nkamusanga ubanza ahantu ari ufite amahoro kurusha ahangaha hakurezi wajya ureka kuvuga ibyo ubwo ngubwo ibyo nibyo biri gutuma urara urira ijoro ryose nta gusinzira none reba ndi kubona amaso yawe yatukuye amagambo ya papa njye narayahaze narayarambiwe reka nkumanze nkubaze Rosi ejo bundi nta nama nari ndi kukugira ndi kukubwira ati jya ugerageza wihangane uzabyakire ntago ayo magambo nayakubwiye Rosi none zo okay noneho reka twemere ko ayo magambo ya papa wawe yahaze ugiye gukora iki nawe se urashaka kugenda usige ngiye gushaka umukobwa uramushaka he cyangwa nawe ugiye kugenda uhereyo nkawe uramushakira he babarira umbwire ni he ujya gushaka amakobwa ariko ni ibintu bibiri urimo urambwira ngo papa wawe uramurambiwe ukambwira ibiki ukongera ukazanamo n'amakobwa ikintu kiri gutuma urarurira ijoro ryose amaso ureba ukuntu yabaye wakikuyemo mwana wawe nese amakuru yo kwa Budensiya nawe abakobwa be bite ntago namenya kandi muturanye muri iyi minsi nanjye mfite ibibazo ntago ntekanye ariko nawe njya numva amakuru yabo ngo nabo babaye urwo rwose nibaza tujya ku mavi dusenge nta wundi muti biranabona bakoresha usibye gusenga ariko rero we wajya kubimenya usibye gusenga nta wundi muti bari abakobwa babakoreshereza kereka gusenga nta kindi ariko rero buri umfashijeho gato ukanjyana handi kuri gasiko gusengayo nanjye mfite ibibazo byancanze kabwana yanyirukanye nawe se kandi simeruka muvindi imwe ubwo urabizi nimba ari abamuhaye amakuru kugira ngo ntibonere umugati mbuza tujye ku mavi turajya ku mavi muza dufatanye dusenge ari abo byose ngera abakobwa muza dufatanye dusenge nta kindi nta handi gutabarwa kwava nk'abari abana nabo yo nyina za kuba hafi agasenga buriya nawe ntabwo biba byaragenze kuri ariko buriya uwamwegera twese tukafatanya tugasenga Imana yadushyigikira uzi ishyari riri hariya babonye nigereye
nicururiza akabari, mukuru wanjye yanshingiye akabari. genda ubwire uriya mubyeyi naho ube hafi dusenge Imana niyo kudushyigikira, reka ntiri umutaka w'abandi. dore ndabona aho agenda Imana ariko abagore b'iki gihe ntabwo biri kumwondera mama. akoko komana ubu noneho ndakora iki mana y'isi n'ijuru nkora iki nabise mbanza umbwire dufate inzira tugende dusige papa wawe nibyo byakunyura ese nibyo biri buguhereza amahoro tumute hano muri uru rugo tugende ese nituva hano tukagenda turerekeza he ko ari byo nakubwiye ngo uyanganire papa wawe bibi yirirwa akora byo kudutoteza byihanganire nitugenda turava ariko tekereza uko papa wawe yitwara mukiri abana muri impinja ibyo byose nge narabyihanganiye kuki wumva ko bigoye kuko byihangana ubusa nagura bukuntu yirirwamwe inzoga ntiyakwimye amafaranga yo kugenda ku ishuri nge rero numva ikibazo atari icyo ahubwo reka nkwereke hari ahantu nabonye ikiraka cyo guhingira umuntu wazaza tugafata isuka tukagera tukamuhingira wenda udufaranga tuvuyemo ugahita udutwara ukagenda ukajya ku ishuri sibyo mwana wanjye icyo cyo akaba ariko tubigenza sibyo ukagenda ugasubira ku ishuri ukajya kwiga nawe ugakora ibizami nk'abandi bana kuko uwo muntu yambwiye ngo aho hantu nzazindukire yongeye guhinga sibyo mwana wanjye sibyo ngaho reka kubabara haguruka kandi reka kubabara tuza ibi bintu byose birarangira ngiye kwemera njya guhingira abantu mu mirima ariko byibura ndebe ko wasubira mu ishuri kuko ndi kubona ibi bibazo byagukomereye sibyo ariko kwimuka ngo tuvaha rwose ntabwo byakunda sibyo mwana wawe ngaho tuza tambuka kandi wongere kwigunga sibyo